Okay. ubu ndayibonye usanze saro bigenjeje gute Since ibyo narimo. Pablo. Kese nzashika kuri level 30 ryari. mwandaho ukandeba aho ugeze akodaho Nari sûr. Okay, urabona kangahe ngo ujye kuri 20 urabona kangahe ujye kuri 28 nzashika umuntu umubwiye ati nzaduga level ryari ati wakanzeho twibona none umbwira urabura kangahe ujye kuri 28 atishwe ndibaza harimo nonse yandasengera mbura iyo mbura 75,645 harimo za nuze za naco gake wewe si ubundi ho by'amalevo hello neza thank you umasoma capitaine maybe ni capitaine umeze neza capitaine thank you for that gift capitaine wabikoze hariya hicape 500 super merci ubu ngubu ngo nta nubwo wahereza na Galaxy gisa abyibura akadusuhuza dore gisa yakinjiye adusuhuza urukumva nk'ibyo wamuganye kandi wavuze ntago umuzi wowe gira uko bigenza ubundi nkwereke gisa ninde ndashaka kumenya gisa mwe Galaxy dereka kandi uratanga akangubwira ngenda mbibona wa mugani wa God abantu hano dore oya ni Bobo God oya ndebe hano hatabarimo abantu b'iburayi bakahita banyanga bavuyemo wowe umwana yanywa ni wakura utisanzura sha banza uraba hari kuri banze ndeba bari ntiwisanzure abuse mbyizere ubuse ngumva y'ingwe wanjye namenya abahehera gira ikiseke ari ibintu nari ngiye kuvuga ndavuga ati cyavuye kubibwira Derek ati Rwanda bita kuri Derek yakuno ariko ndavuze ati haba harimo abanyaburayi nabyifatamo numvaga gese ukuntu twagowe ntago bakwanga keza uri umwana mwiza wa mwana bivuye bihereye ndisubiriye ariko uko biri kose Derek nuko bimwandikira kuko sinabyihangana kamico cekera keza gutanga agashurwe kamwe keza oya uzi ibintu by'abimbaho naho ukuntu njya nko kumyutinga oya kureba abantu bahari noneho nkahita nibeshya nkakora nyine ku karoza ubu muhaye fanta orange kutabura wugurura keza nawe live yawe canke batoni noneho ubumenyi uyu munsi ndagutsinda mugabisha nasubiye muri si kabisa uyu munsi yari kuri 15 nivyo
hari ngaha bijwi ikomeje wabibonye bimwe mujya mvuga uyu nguyu ntajya buri migozi muzirika ariko se abantu bagiye hehe Keza ndaje merci beaucoup Don Diego tumushikire tu baba Keza tumushikire abantu bagiye Namubwira Godfa njye abantu bambaze kuko kubera ko ibyo abantu bahangaha nibere muri gahunda zindi nazo zimfitiye amafaranga rero nibatumuke bagenda cyangwa babyihorere ntago ariko se batekereza ko umuntu yabwanuka kuva kwa mbere kugera kwa mbere mutumuke mwo kicwa n'amacinyamwe ntabwo ndeka gahunda arimo kubera mwebwe biba bishaka kugira ngo umuntu amuke avuge binatapinga screen sasha dore we ariko dere ngo tumurwanye Keza bagiye mu itiku se hano ni amatiku abantu bagiye Keza reka nkubwire Don Diego gaki Thank you, Jojo. Thank you so much. kandi kamubwiraho ikintu gitangaje Don Diego uzi inshuro ajya yinyuza ahangaha nta musama ariko ubusinye umusama kuko narebye ntasamika uza kubona ngiye kuri like ntahujya ntahujya Jojo doll di twin Josie wowe ngeza kuri 2K ibindi ndasikara byikurikirana kubera ko nabonye uko byari kameze ntari gaki nta gake mbonye it's okay ubu nanjye ndahuruza isoko n'amaduka kugira ngo nceho ndakwihere 200 okay ngaho musharinga live sinari mbonye biju hano ra mutapinge screen ese gisa Yes brother. Ni wowe Ninjye papa umeze utese wabaye amahoro ndamahoro kabisa ndakuramukije mu izina rya Gikirisitu amina kabisa washizeho azi iminsi ndi kwiruka ku mihate y'iyi si ungu nari nkumbuye abantu banjye nari nkumbuye Godfather the Big Blood nari nkumbuye Keza Sisi n'abantu wongere Derek Prince wanjye araje mbabarira rero unkundisha abantu bankandeho asekeza waje kuri kamera vamos murundi kwenda uko murundi bimana kuri 2K kanimanike vamaho ngaho bundi uhamagara aba bantu bawe ngo Don Diego ahubwo Keza mu congratulating agiye kuri level 21 ego bambi nari mubwiye congratulations for level 21 Keza ibara ndaryambaye Prince de Maxime arahari ariko kazamure Godfather we Bobo raba Keza yagize kanzamure Godfather nkwereke ko ntabatambukaho niba Prince ari hano nago eka nkubwire Godfather ubaye iki kuba ko wambaye shawarama madame ugize kuri 2 uti ibintu byo kuvuga ngo Prince ngo amagara abato gift abantu uratuma mpamagara abantu oye nini wazi tugire share musharinge abantu bagerageza uyu munsi ndumva nshaka kwishima nk'abantu tukarya show mushiye muri big screen aba bakobwa batigeze bafungura kamera mu bamanure aba batafunguye kamera bamanike bro kati ifungure Godfather na oya ntabwo ndi kubinginga uba yongumba ingwe wanje mwongere shabi ndasabye guys abadafungura kamera ngo abakobwa mwe nimwimanukire wowe Tony wowe hasi niba ari hasi na niba rinde niba mudafunguye kamera zanyu mu baranguki sense ese ko muri kwigana Gisa Kinganzo ko yaririmbye indirimbo zirenze mwe Gisa Kinganzo ko ntacyo atakoze mwe mwakoze iki uretse kujya muri ghetto z'abahungu ubungubu iyi big screen nicayemo ngiye kujya mbanyuriza mama ndayijyaho ntacyo ndayisubirako nayisubiramo barayimwiba
Yo Godfather. ngomba gushyiraho kamera yindi itari iyi ngiyi nihaye uyu wa ejo nshyiraho Gusa wari uberewe keza cyane, wari uberewe cyane nkuko byaba. Thank you. Ngo haye ubuyu waye buhe? yego ko gisa cy'inganzo. Ngumba Thank you so much, Isaba Ngumba mwakire Yingwe. ni ukuri. Ngumba Thank you. Nkunda umutima wa Ngumba Yingwe ni ukuri kw'Imana. uwuzi ute Oh, thank you, brother Ngumba Yingwe. Ndawuzi cyane umutima we. numva ye Umutima we uterera mu wanjye. ubwo nta kundi ngo mujye muhuza ingingo, ubu niyo umutima wawe uterera mu wawe, ubwo n'igifu cyawe kiri kuke, ubwo n'ukuboko kwawe kuri kukwe, buri rugingo rurahura n'urundi. Iryo ni injari. Reka injari kubera zeru uriho. Godfather, mamagarira ba bantu Prince reka Prince ntari binamugutiza ariko ntamuguhaye. Prince nawe yazamuka. Prince yakana hari uko amaze kuzurwa n'imyuka. Prince reka imyuka mibi iguhange unkandeho. Prince ngeza oya Prince nawe ndi bukubwire ngo ngeza kuri bitatu. Urangiza kuri bitanu. Ariko tuno twana turasa neza. Ariko nyine ubwiza bwanyu nimutekereze ko buza kubasevinga nakora ibitekerezo. Niba mufite ubwenge buke nimutekereze. Vuga ijambo ry'umunsi bagukandeho. Nadia Canada urwaye ninjye wagusura nkandaho. Patrick Karuranga umva mama my friend umva wa Kigarashawe nkandaho. Patrick nkandaho ahangaha amakore ntabwo yazara nubwo uri Kigarasha nkandaho. Uyu Ngumba Yingwe nkaza Karoza bro, uragakandwa amaso urakicwa n'urwishe wintukira Ngumba Yingwe ndakubujije God we n'urwishe mukesha abatwara sharinga God uke kuntukira Ngumba Yingwe. Ariko reka mugani sharing we acha ni share isa kigazira foto yashyizeho bwa bwawe ari nziza. Shyiramo ifoto ugaragara abantu babona isura yawe ko ari wowe. Ugaragara nka Diamond. Nkeneye umva wowe uri muri Canada nkandaho urumva. Muna sharing akarayivugiza. Kandi batapote turacari kuri 38. Hari umuntu uri gutukana ngo ndagwaye wamabyiwe. Muboroke icyo kigoryi. Kanzimaze nk'imboroke iki kizongwe. Ako karabo genda ugahenyoko kuva dore yarongorana naso ntabwo aramuhereza impano iyo ariyo yose. Urumva wakigushuwe. Noneho eka ngira undi muntu niyakirira I616. We Biden niba ari Biden mabera nyoko va kuri pano karya ndashaka utangerageza kanko boroke urakaborokerwa umwuka wa nyuma wo guhumeka. Uragahabwa kato mu rungano. Azize ikisi uturoza. Oya cyatutse cyantutse ngo namabye. Oya urakayarya. Bibaza. Uyareshyeshya zaso. Turahura bya tumeze neza. Reka maze mboroke kino kigushu kanko boroke wa uzatuzira iyo level rabia. Kanze manze mboroke ubu bwandu urakicwa n'ubuhumekero. Ese Hasini kutavuga ni sawa? Asa afite icyo abwira abanyarwanda mu Bushinwa. Kubwira igishinwa. Adakumbuye imuhira we. Urabona we yorohewe. Urabona yariye ibyo kurya by'Abashinwa. Urabona atari gutekereza dore ari kuri ibitekerezo byo biri zamani biri kure. Basara mutatewe ndwa n'Umushinwa. Yo ni network Charlie hey. Iyi foto pe mwayirambiwe nshyiremo ntabwo nigeze nyikunda na gato. Wari wambaye ariko ntabwo tukubona, ntabwo bakubona ko ari wewe. Ntabwo babona ko ari wewe.
mvuze nabi genre sinzi navuga mu Kinyarwanda rero. Hey guys, Gisubizo Fabian, hello. How about this? Godfather, what do you think? Mbabarira utaneza goda akantuka mbabarira. Reka nze mpindure niba tankandaho na gatoya ndamenya ko batayikunze ndashyiramo indi. Tumuhe over 10 kangahe? Mume over Njyewe 9. Vuga cyane. 9 for me. Asi wewe? Reba Jay kanzamure Jay n'ubundi ni wo kunsaza. Ngwino. Ngo bagwaye. Mami. Ama coin araboneka. Koresha umwana Jay. Koresha umwanya. Hey Jay. Hey, Derek, bimeze bite? Ndashima nawe ni sawa? Ni sawa gusa ko nsigaye nkukumbura nk'abakobwa ra. Ni nyuti. Oh yes. Impamo ya Mungu. Umwombura se karibu cyane. Nibaze kuri neza. Aho wari uri hose. Numvise aho narindi mu gikari. Ngo uri gushaka kuzamura level ndavuga ni reka nze umuvandimwe nzamurireho level rwose. Se wabyumvise ryari twari kuvuga Tony nabwo yari jewe. No nari mu gikari. Nari mu gikari ariko nabyumvaga rwose. Kaba kwakiriza aba Rene ngaha. Rene. Wala. Erega nahangaha behera umuntu azima mwanya nazi umugasuko araje ndi kuri rimwe ari kugeze ku gihumbi. Perfect. Ni umwanzo. Yewe data we ni umwanzo. Rene. Bamusoma Rene ndibaza. Yo. Derek asante sana. Yewe akoze ibi bintu koko. Rene Sebera, Rene asante sana. Yo koyo we. Shafise umutima mwiza kandi aho abantu benshi. Mama ya Mungu disi. Uzuko bino bintu ngiye bita binkora ku mutima. Oya ariko Jay uwo mutima dore kironge nanjye nkanda gahambe. Nari y'Imana ngiye bita binkora ku mutima. Ego ko mana yanjye mudatuma Jay amvanamo ndabinginze ibyo bintu ntabwo ari byo. Rene kanda Godfather hasi. Mumukandeho ariko munkandaho kugira ngo umemo hari. Ndiri Magael bimeze bike msazi. Ushikana igihumbi. Asante sana Rene rwose. Ariko Jay ibintu ukoreye ntuza uramubazi. Inde. Cyane Rene ushikane igihumbi. Jewe nduze Godfather. Gute Urimo kimwe. Gute Godfather. Wagwan Jay. Ariko uyu ni wowe uri kwikandaho. Oya niba mwana ukamvanyemo we. Ari kwikanda. Nuko nyine urakoze pe. Rene. Umukire wanjye. Uwo ni umukire wanjye bamwita Rene. Wanamwita Rene. Hano habayemo akagambane. Rene komeza umusuni kagere kuri 5 biteza mu guruka. Ngiye barankubita akabwana k'intare. No kuvuga ngo bamaye yafi. Mami wa Jesus. No kabatereste umuntu mukanya ariko bagutwa. Yo. Asante sana Rene Sebera ni izina ry'Imana Imana igumugisha. Hari umuntu umwe mpamagaye mukanya ariko ati kasu iribere ryanjye ntago bari buri kureho keza ngaha bari kura ariko uko nyene ati umuhungu ati wakiza akantu ambara akantu anagura kamera J na kamera uyihanagure ambara akantu mani batagira ngo turimo gucuruza ubwambure ndi mu mwijima niyo mpamvu kandi nambara akantu hejuru siku ugiye ukambara urya no naga chocolate man ujurya chocolate no niyo ngano ari proud ko mana yanjye umva munsubize muri big screen ariko se uretse gato Amerika ifite ikihe kibazo ko basigaye uzi ko basigaye basaka n'amapine bakayasaka ngo basigaye yarakomeye ari kurya chocolate
Bisa urimo kuvuga wabonye MC Fab yababajwe cyane n'amagambo wavuze ejo Godfather. ikinze. Godfather ariko bagutaye Jay uri kureba ibintu biri kukubaho wowe, what the fuck? Jay Lay. yo Reni aguma guha umva ariko noneho urukundo uyu munsi abantu banyeretera nuzatuma nsara no kuguma. ngizemo injury, ngizemo ishyari, nanjye ngizemo mfite ishyari, injari dore Bamwita René Sebera. ngizemo ishyari, ngizemo ishyari. Mani, abashenzi basigaye basaka ku Let's mupaka. squeeze. Je, Amerika ifite ikihe kibazo? Uzi ko basigaye basaka? Ariko Godfather uravuga ngo barasaka. waje kuri kamera safi Ejo bundi navuye Chicago hamana bro. Mani, abasenzi siko ngo igihugu kigiye guterwa. basigaye banakubaza social media zawe kugira ngo winjire muri Amerika. Ni ukubera iki? sinzi impamvu kuva Chicago byari byabanje kungora. Mani, uyu mutipe arakwakiriye. Uyu mutipe arakwakira, ariko nshobora kugukuramo aho ngaho mu kanya urebye nabi. Yangewe abantu banjye barahari ba MC Fab barahari. MC Fab uramuzi? Waya, ariko ntukambwira abo bahanya n'abatinde bamwe badasura ngo banufa ziva kuri za nyamunsi. MC Fab ni umwe mu bantu banameze neza cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa gutanga kwe biragoye, ariko aba muri Amerika. ako kantu Ngo yitwa MC, umuntu watangiye kuvuga ngo nakweshimu MC Jemmy. manzu nkade we fanya hivyo, reka baravuga kumva kuri aba bantu bro. Njye no kananira abantu nk'aba ngaba, umuntu nk'uyu ushobora kuzanga biranga afite amafaranga. Reka nkubwize MC Fab ni muzima cyane, yakoraga muri PSI. dore René neshimu sana na haujani gusa. Reba gasuku nya munsi Jemmy hindura utaza Jemmy yaje se singo munsi ya much love my brother. Much love. ngumba yiwe urakapfa gusa. Uyu ngumba yiwe nya munsi yankanza karoza bro, yanganza karoza. Ngumba yingwa sana René Sebera. Urubizi abantu hano barongera bakareba bakavuga ati musaza yaramaze iminsi atarimo araza. Ariko nagoswe Brother Jay. Jemmy Gwan. yo hayine safu yahangaha Gisa imeze mushya biti. Fresh. Ariko nari gukumbuye. Shabyatari nanjye ndashaka ko uyu munsi abantu batuma nishima tugatanga show. Ariko gisa uzi biragiye mba numva wajya ukora utuboro. Tumeze gute? Wajya ushaka nk'umuntu w'umugitariste. Ukumva? Yenu ushaka uzambwire ngewe nyenkiramo ibiceri. Ukore content za YouTube urimo uririmba kwa kundi. Ariko kuri gitari fresh n'ibiti byose Kutu streamer. Zaba izawe cyangwa iz'abandi. None ngiye mubigurisha. ngumba utangiye gukora ibintu by'Uwiteka yifuza, aho ngaho utangiye gukora ikintu kizima. Godfather buretse gato genda gake kuri ngumba y'ingo genda gake. Kuri ngumba y'ingo ugomba kugenda gake kuri René Sebera. Ndashaka uyu munsi ndashaka kujya muri big screen kuko nkumbuye gutaramana n'abantu banjye. So, ubwo abantu kuri bitatu manigana imwe nyema gatima agatima wayiseka karima wandinze iminsi umaze udahari umva bunaje ndabukura muri big screen. ntabwo byashoboka. uretse mbanze ndirimbire René urukumva akaririmbo nkunda cyane. Tebuka banguka umutima wanjye urakuye
tebuka akosha iyo nza kugira isura nziza nari kuririmba muncire muri big screen sinabikubwiye ibi bintu amaze iminsi abikora ntugire ngo izi tebuka ndashaka ndirimbo kujya muri big zawe screen izo nizo ndirimbo ari bintu kuririmba zimwicaza n'izanjye guys wiyiziye vuga ko wiyiziye niyiziye mumbabarire mungize Jay kera twiga i Rwamagana bigeze kudutuma ngo tuzazane Gisa tuzane na Neg the General uri kumva hano turagenda twikoza muri Center Louise hari umwana waririmbaga indirimbo za Gisa bitaga Muba oya mani hano harimo no shareka nkubwire aho bigeze Rene nkanda wongeze kuri 5 oya nanjye kiri kwikanda kino kiri umva ubwiza ukuri Rene mana nyagasani yewe tata aho ndaza kuhashika kandi Rene ngo ni umufana wanjye ariko ntiyankanda aho kugera nko muri 2 murebe ukuntu iyi si tube twitaramiramo gake mwitegereze Jay murebe ukuntu impano thank you Furaha thank you so much tukomeze tugere noneho ikintu kibabaje ari kurisha indirimbo za nyirazari ahangaha Jay ngiye kujya muri big screen ibyo ngibi thank you Furaha thank you so much tugere muri 2 ndashaka ko uyu munsi Jay indirimbo zanjye arazica please oya mureka ziririmbe agatima thank you so much Furaha thank you so much kamarirarira Jay you are not safe kubabara ariyo ndirimbo yita nguki bayita nzategereza ndi kumwe na Oda Pass ndashaka abantu bangiye kuba provinga wrong ko indirimbo zanjye uri kuzica please bangeze muri big screen ndashaka kurebe dore Keza niyinda itamuye nta kintu bari gufataho sha Godfab byihorere uyu murundi uburyo wayitunguramo ariko Godfab uburyo wayitunguramo gutyo nta n'isegonda dore umurundi hano n'amatwi apfumuye nta kintu bari gufataho uretse gato uyu mukobwa hano mureba n'ibere rishinze ntacyo bari gufataho Gisa cy'inganzo nyindirimbo ntacyo bari gufataho umva ngenda shaka kubaha show wallahi ureke wumve muri weekend urebe dore umwana bita Jemmy nta kintu bari gufatamo Jay Nyirimpano arabayoboye komeza uririmbe urukundo ngukunda guys mumenye ko ndahingereye ari kunyicira indirimbo babarire byanze thank you Furaha thank you so much mukomeze mu nkande kuko ndashaka ko umva Jay tumuprovinga wrong urahadimo n'abaye igitaramo kirenze cy'intera kuhashika barakubeshya Godfather urabizi abantu mwese mubona ko ndimo ndabahereza igitaramo kirenze cy'inkera urukunda rwanjye naguhaye sinzigera nishuka kwisezerano bakanda kuri Jay ndashaka ko dutarama today mu nkandeho please hano biri bugorane abantu nibaramuka bankanzeho abantu banjye bazi gato Gisa abantu nibankandaho bakageza ku 10,000 barabambwiye ngo nkomeze niririmbire uturirimbo tw'abahanzi nagiye mfasha thank you Odile ndashaka umva Jay ntago biri bugoroye kuko abantu banjye bagiye kunshira muri big screen kuko ndashaka gutaramana n'abantu banjye wabonye umuhungu wanjye rigara arimo arambwira ati we komeza uririmbe ni kuri abahungu banjye bavuga ati we komeza uririmbe uziko Jay yari kararirimba nari nzi kari bambe uyundi ari kararirimba nari nzi kari Jay ari kuririmba igoradi ni wumva tebuka oya ntiyari wewe kwibuka yaba bitabagaho nibagirwe nawe mwibagirwe kwibuka yaba bitabagaho umuntu yibagirwe
neza yagiriwe hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura nagiraga kibuka nkakwibuka ahandi twakundaga gutinda dutegereje imodoka mbaye ndekeye aho please guys nimba mushaka ko uyu munsi turya show uzi ko mubabarire mu mwande ho nari mbakumbuye byatari Gisa aririmba zigatinyana. Thank you Odile umva uyu munsi ndabizi neza ko abantu banjye bari butume nishimye rero abahungu banjye bitwa ba Kedi barimo baraza bakavuga ati kasuku Godfrey ibintu ukoze urabibonye Keza ndi mu bintu byinshi uyu munsi niyo mpamvu ubona ntari focus nakabaye n'abatambutse ariko mfite ibintu binjabirije ariko dutambuka we ntibari kukureba Odile asiyu Odile ugiye uti Laura asiyu Godfrey ko badakanda ndashaka ko tujya muri big screen wabwira utuntu twikorera nabwiye wabwiye gasubira Jamie wisheri kamusharingire Yohane kandi wumvishe verse yawe nabonye akaboro kuri TikTok urimo urarapa biteye ubwoba mu ndirimbo ndi kumwe na Sean Breeze uri kumwe na Sean Breeze ndavuga ati biteye ubwoba bro ndirimbo iri kuri album rero ubu nshize muri big screen gatombe mwereka utuntu tuba twikorera kuko uturimbira indirimbo bagushyira muri big screen uturimbira akarimbo kanoza ka social ndashaka nukuri nkumbuye kunezerwa ndi hano kwa Fada sinaherukaga kuza ndashaka abantu banjye uturimbira akarimbo ka social mura nk'umuntu hoza ari umushuti wawe oya n'ubu ni umushuti wanjye tu mbesha thank you GN Story thank you so much twigerere muri tuke ko ndashaka nshaka kunezerwa please munezeze munyere ku rukundo mana nanjye namugusharingiye Jamie kame nkuhaye agatima wenda thank you Michael Legos thank you so much urumva nagize isoni zo kujya kuri kamera mfite zero thank you please ese bijogiye iriya rap wayitekereje gute ya rap nayandikiye hari asante sana Odile asante sana Rene Sebera asante sana my brother Nirene Sebe thank you Michael Legos thank you so much abantu bashaka ko dutarama tonight banyereke love show me love guys just urumva introduction bamuri Rene Nirene Sebe usenga koze nka kurusha mukubise ya intro itabaho buriya wabigenza ute yaje introduction yawe wigeze gukora nimwe gusa yankomye mwanyine fundi guruka ko ndakingazo umuntu aranditse ngo indirimbo ya Gasuku yatuma umuntu yanga industry nuzige ko ntaririmba ndi umuraperi bazanzane nka bwayishi Kevin uretse gusa umuraperi umwe usigaye mu Rwanda babiri cya batatu tavuga ngo yose ikuyemo ubutavuga ngo yose ikuyemo abandi bose nta numwe twahigagewe tavuga ngo yose ikuyemo tavuga ngo yose ikuyemo kubita rap twumve rap yariyo yose washoboye yari igeje gukubita iyo nanditse yawo no iyo ndirimbo shawo nimbi uretse gato abantu muri aha ngaha Shabyo takiririmbiriza abandi abantu muri aha ngaha ndabasabye nimwumva ndimo ndarapa neza ndabasabye mungeze ku 15,000 ndabinginze kabisa kuko urumva ngiye kushyira nimwe mu mirongo yanjye iri kuri album yanjye bita Akamo hanze hari ibyana birazanga ibyana bishobora kuzanga bikayikora
bikayirekodinga bikagira gute. So ndabasabye rero mwebwe nimubona ari sawa munsapotinge muri ubwo buryo. So twagiye rugo nze gutwenga. Let's go. yayibagiwe. Oya n'umuntu murahamagarira mu mana. Okay. So twagiye muzarapa neza kandi amasitade muyuzuze ngabafana b'igihugu cyose. Urumva kabima, urumva niwakina niyo kipe, urumva wakema waba utari muzima niyo naba nkuzi kajana yewe nzakwihakana kugera ku munota wa nyuma. Wagira power, waba mwiza wanashimwa, ukagira intambwe utera nk'umwizerwa ugahano. Baravuga ntibavuga, ubuzima burahinduka. Reka gukina n'urupfu itondera ibyo wibazaho mvaho, n'icyo ubona ucakaho gituma utavaho. Byabayeho bibaho na n'uwo nzi bitabaho, kuvuka bagaterera iyo mwega umutima ukuvuyemo. Randera ndakura ari ibintu biremereye cyane, harimo utuntu tugiye turemereye cyane. Bro, umuraperi wa Danger bro. Oya ngende igikoka kumvishe ko no muri nari banyana Breeze nari ibyo wabonye. Ariko mana yanjye Nesebera guys, niba naringiye kugushiramo Karas ariko ari kunkandaho. Nakubwiye ngo uyu munsi bwira uwo mukire wawe ngeze kuri 5k mubwire. Umuramara kumva Kunyumva. Okay. Psalm 23 ngira ngo rap mwayumvise irabayita ahangaho ushobora no kuvutumuka. Donzi yagaragarutse ahangaho ushobora kumubwira Big bro. Donzi yego yanyumvise buri ibintu navuze angeze byibura kuri 2. Donzi yego urabangene basize. Derek Uvaretse gato. We mwankuriyemo gasuku muri big screen ko bitagoye. Derek we Derek wangejeje kuri 2 koko kubona Jay. Derek ngaragariza ko wakunze rap. Okay, reka turabakunzi ba rap n'abakunzi ba R&B. Wizati yakinnye game yarazi ko ari bugurema akabanza muri Amerika, bamukandaho ubusurira byose ahita bivamo no kudukanda harabireka. Gisa umva no magambo wenda we byo n'abavuze yashoye ahantu hatunga kubyumva. Nazimije stone charge subira kuvuko. Ya ndakunda kuza hano. Thank you so much, Marvin. Thank you so much, Twini. Thank you so much. Thank you, Twini. Thank you so much. Umusaza wa kintu wedorogeze ku icuma cyangwa Samu mama ni ganu Samu wa mama ni ganu. Mumbabarire abantu banjye mungeze kuri 5, mungeze ku 10, mungeze. Thank you so much. Nta jambo mfite. Jay urava muri big screen kuko uyu munsi turatarama. Nazimije stone church isubira ku ivuko. Yes. Ibyo bintu babyumva ni baki. Thank you Twini, God bless you so much Marvin. Urazi ko Derek yazamuka agenda. Ndashaka ko tugera kuri 5. Reka nitonde. Iryo jambo ari kuribika ahantu Derek uzaribaza abantu bakubwire. Reka biramaze kuba. Hari umwe n'abandi nga. Bakangubita kuri 15. Thank you. Tugera kuri 5. Wanamuita Rene yabyumvise navugaga nazimije stone church isubira ku ivuko kubera tuvuye Merveille, God bless you so much. Umva mana yanjye tugere kuri 5 none ndabona icyizere none ngifite ndumva turi butarama uyu munsi. Ubu nta jambo mfite. Merveille yankanzeho. Merveille wanjye se uko mbona ushaka kumutwara. Nazimije stone church. It's my time. Ariko gitsa okay. Gisa iryo jambo rya kubera Imana Derek ari igihe wasanga ndibuze no kugera kuri like kubera Imana. Amen. Kandi urahashika hajya muri big screen. Derek, thank you so much Derek. Imana ishoboye byinshi. Imana ishoboye byose kabisa. Yeah. Kebuka ngufotore. Ubavurunse buri inkoko zikarinda zibika mukazana wa mama
iyo utamu wanjye urakabuwa mwene data yeah 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 hariyo ndirimbo siyo diplomate yavuzemo Derek igeza ku 5,000 mbabarira ndashaka yuko uyu munsi turya show ibyifundi zakoreye ibivuzo ziko bikaze fo none je mfise don yahe wowe don ufite uzwo ushobora kuba wavamo umunyamakuru mwiza oya we afite don yo kunkandaho Derek kuko ndashaka ko Derek nkandaho nibwo bwa mbere duhuye Derek ishaka akantu nkandaho ngere kuri 5 kuko ndashaka yuko uyu munsi Imana inezeza Derek rero ukuntu ateye kereka yizihiwe uwo ninde ndatanga sometimes wije shimira Rene thank you, God bless you. Jay, wakoze kubwira umubosi wawe akankandaho mushimire rwose nukuri ndamushimye wabwiye umukire akankandaho byibura ko ntaherukaga nkagera nko kuri 6 abakumva rwose bamwita Rene Sebera noneho umwana wo mu diaspora itagusomera ngo ni Sebera Irene nangeza Irene ntagari Irene Irene nangeza ku 1000 thank you nangeza ku 10 ndahita muririmbira indirimbo yiwe nanditse nona ndahita muririmbira indirimbo yitwa Sebera ya Kinyarwanda twagiye ari umuntu muri amabagara ahangaha ambwira ngo araburaye nkaho nge nariye Rene shikana ubwiyumbi bazi Rene please wangejeje ku 1000 byibura 5 ko wabukoze mana we cyane Jamie your highness araje so no kuvuga ngo irimo twatag ari ukuntu iyo negereje kamera mpita mbona ndimo ndagenda nsa na njoga sana njuga kandi nyebyo nkubwira ari ukuntu umuntu yegereje kamera yigize muri zoom none ugahita wizuminga cyane ukabona umuragenda usa n'umuntu runaka nawe udafite isura nziza abantu mwanyeretse ibintu byerekeranye n'urukundo ko mwaba mukoze kubera yuko nanjye ndabakunda cyane kandi ndumva nifuza ko uyu munsi rwose mwandemera ibintu by'ibyishimo ese nka The Ben wakuzanye kuri stage n'ubundi ko yarwaye waramusuye gisa ko uriya kari umuvandimwe koko urumva koko ibyo bintu byabura The Ben ni umuvandimwe bro iri siti y'abahanzi bamusuye ntabwo nakubonyeho nyamara ubiperereze neza so abantu ako musharinga live man musharinga live nze 10,000 bitegera muri 15 data bujare ne yagese irigala na misemo iri agiye ko misemo umuntu aragarutse Rene nakupata naringize ngo wagiye gira Rene byibura nkandi akantu ngere muri 5 bye naringize ngo yagiye ariko ubwo hari nta kibazo Rene rwose wumve yuko respect you rwose nkandaho turebe ukuntu twaba dukomeje guhereza Imana icyubahiro ari naba inigala hakaza ba ngumba y'ingwe nabo bose barahara ahangaha
ahubwo baba bategereje ko wenda umuntu akubita akantu kamukora ku mutima kugira ngo noneho ahita avuga ati kamata bazana amahiganwa ya buri munsi nk'abatsinda nk'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze Ubwira gisa iyo ndirimbo uzi ibintu ikora. Thank you, Odile. Thank you, Odile. Thank you so much. God bless you. Lick ari indirimbo yabara gukorera Licky? Oya. Njye naje nyuma ya Licky ho gatoya reka. Pastor P. Pastor P. Gisa nkuzanire Mr. Desire. Munzanire Mr. Desire. Pastor P yaragukoreye. Pastor P buriya twaranabanye yancurangiye nkiri na muto bya Atari Patrick. Yancurangiye nkiri muto sana n'inshuti yanjye buriya sana. Anzinda umwana muto cyane. Yeah. Ari igikondo n'ubundi. Yari igikondo kabisa. Yancurangiraga no mu rusengero. Ese muri mutuyagane? Reba kwa Senderi urahazi? Kwa Senderi ntabwo mbwira zamera nyine ukoresha amagambo ngo mera. Apana kuri mera reba ku Kinunga. Ku Kinunga ndahabona. Hafi yo kwa Padiri. Nuranye na Kade. Kevin Kade? Kade siko ari uw'ibyumba. Kade ni uw'Ikigali. Oya, Kade ni uw'Ikigali bro. Yavukiye i Kigali. Aho ngaho za Kinunga? Primaire se wayize Mburabuturo? Nayize Mburabuturo niga no ku Kinunga. Ariko warangirije Mburabuturo? Niganye na Thierry Manzi. Manzi Thierry? Ariko icyo gihe ntiyakinaga? Icyo gihe ntabwo yakinaga, twese twakiniraga ku ishuri bisanzwe tu. Warangije ryari? Njye narangije 2014. Ndagasuzugura gutanze kurangiza mwa. Biranashoboka ko wasanga unanduta tu ariko utanduta cyane. Warasibiye. Ntago nasibiye bro, no kuri. Ntago nasibiye biri serious. Agira ngo warasibiye. Oya. Ntago nari umuswa mu ishuri. Ahubwo hari umuntu wanjye nzi mwize hamwe nawe mwiga nyine mwaganyaga amashuri. Witwa nde? Bajyaga baza mu kigo cyanjye bavuye muri Troncome nyine. Bavuye muri Aseki ya Peki. Njye narangije kuri Aparudi. Urazi? Oya, ndiwa bo bigaga Troncome icyo gihe. Njye secondaire nayize i Butare, nyiga kuri Lycée de Kigali, nyiga no kuri Aparudi. Oya. Bro, Apeki hari abantu bavuga muri Apeki. Tumba ndahazi kuko hari ikigo muri Troncome hari ikigo nizo cyari kiri Rulindo hafi yo kuri basi. Urahazi? Kuko aho hantu kuri Apeki ndahazi. Abo bantu bajyaga baza Apeki Tumba, right? Bajyaga baza mu kigo cyanjye kumva ukuntu uririmba gusa. Nyiri umupeti nibyo kabisa iyo story ndayizi. Icyo kigo nigagaho cyari ikigo cy'abanyamurenge. Rumva ni sawa. Aline asante sana, naye ndagukunda cyane. Ariko mbabari ukankandaho Aline waburu we garagaje urukundo. Bimwe bita guys mwangejeje kuri 5 uko ndi kumva ndi mu mwuka wuko twatarama. Niba na ngombwa turataramira Imana. Ngo Apeki Tumba ni iwacu mani kwa Nyundo. Umuhungu ngo ikigo cyari cy'umuvandimwe bitaga Nyundo. Nyundo. Ndamwibutse nawo uwo mupapa. Ngo yarakubitaga biteye ubwoba. Ntago like shani danje bari story za kera ntago mbanzi. Yewe niga mu 3 primaire. Urukumva? Umwarimu yigeze kwa kuri twe twajyanaga amazi yo gukoropa nyine ishuri. Wa 5 nyine twajyanaga amazi. Ebana. Umwarimu naraje sinazana amazi abandi bayazanye. Yankubise inkoni ndinyarira kabisa kubera ubwinshi bwazo. Amukubitwa ukibagirwa.
Ebane barankubise ndi nyanja. Njye rero buriya tronkomeye nayize ndi umwana ufite discipline w'umurokore. No. Ku buryo waranamvugaga kikaba ikibazo. Ariko gisa. Thank you Furaha. Thank you so much Furaha. Tugere kuri bitaro please guys. Ibyo una asante sana. Uriko bagisa. Noneho kera hari ibintu byabagaho kera. Umwarimu yaragukubita gukabutaza no kubivuga mu rugo ko bahitaga bakongeza izindi. ariko ubu ngubu umwana baramukubita yaza kubwira nyina ngo kabite njya kumwihanisa. Thank you so much Furaha. Thank you. God bless you so much. Keza ndabeshera. God bless you. Ya niko bimeze. Elvino ubu ngubu kubita umwana bagahita baza kwihaniza iwanyu. Direct batabaza kwihaniza ngo je nukankubita umwana. Thank you so much Africano. Thank you Furaha. Thank you everybody. Umunsi nabyaye ebana. Umwana mba ngomba kumutanga bakamuzitagura. Twebwe ari n'umuntu wajya guza mu rugo urumva abitaga abatonto cyangwa se umuja muje gutereta nk'iwanyu akava gukubise. Oya ngiye nta kunkubitira umwana bro. Oya ngiye ugomba kugikubita kugira ngo kinege. Rega buri inkoni nta kintu kiza ariko buri hari system ahubwo nagiramo inama ababyeyi buri system yo kwicaza umwana ukamuganiriza. Yisa byihorere ngiye abagomba gukubitwa kandi agakubitwa na buri muhisi n'umugenzi. Uzi kugira ngo uretse gato mubwire uzi kugira ngo uriya ubicaye nko muri sara ahantu ujye kubona icyana kiraje yize kikurira kinakwambuye na telefone uri umushyitsi. Cyakora iyo display nayo ntago ari sawa. Urabimubuza urabimurinda. None mama wakajya amubwira ngo ngenda ngujye mu cyumba kigajya kizamura n'intungo ngo ubu ugomba kumutanga abana bakamukubita ibikonji bakagira gute bagasiba guhugura ariko nyine bakamuhereza. Oya iby'abana ni iby'abana ariko nanone hari abantu bakubitana bo nyine like hari umuntu ushobora kugukubitira umwana bitewe nuko ari wowe wari gushaka ugasanga aramuhuhuye. Oya ibyo ngibyo ntabwo njye mbyemera ariko njye nemera agakabure mu rugo iwanjye rwose nibyara njye nimbyara abana banjye bagomba kubimenya ko nanjye mba ngomba kuba mfite agakabure mu cyumba. Bro mu rugo bagiraga ikabure babaga bavuga ngo ni yanjye. Ubwo igihe cy'uyu munsi ntabwo buriya abana barereshwa inkoni cyane kuko abana b'iki gihe basigaye bavuka bazi ubwenge. Uramuganiriza agakura nyine umwereka inzira ya nyayo yo gucamo kuruta uko ushobora kumwereka ko wamukebuza inkoni. Keza Wije wowe inkoni urayemera ntuyemera? inkoni yo gukora iki je ntago numvise sorry. Akanyafu ku mwana urakemera ntukemera? Ndakemera ngewe. Biju akanyafu urakemera ntukemera? Biju Karameje akanyafu urakemera cyangwa ntukemera? Biju bite ku mwana yego kakaremewe ku mwana. Urakoze cyane muri make kanyafu kagahoro akanyafu nagaki nyine agakoni ariko kagahoro nyine ku mwana agakoni ko kibuno kameze neza cyangwa mu maguru. Jay hari abantu bakubita abana babo cyane bro. Kibuno karemewe kabisa. Ariko gisa uzi ko buriya nko ku ishuri buretse gato mbwira uzi ko buriya nko ku ishuri kugira ngo tumenye kwandika cyangwa se gufata mara twabimenyeshejwe na karakanyafu. Akanyafu sometimes ni sawa ku mwana. Ngewe rwose hari nk'akuntu njya kwa basita banjye nkabona nk'urwana ruraje nkamungana igenda vano nkikubise inkonje nk'eshatu. Uri kumva buriya akanyafu umwana uramufata kera twebwe umukecuru akwiye iyo yakwegerezaga umuyenzi wahitaga umenya ko utari bugarukiraho. None ngewe nari gato banyifatiraga banyifatira gutyo utuboko bakagenda banyegereza urugo. None yabaga uciye agahita gukoza gutya hasi navuga ati reka ducishemo akantu ko guhimbaza Imana gatoya. Andyohera cyane nabuki buryoha nkawe
naburi kise mufite yambere byose. Guys, tuba tugomba no gucishamo tugahimbaza Imana mo gakeya kugira ngo Imana ikomeze ihabwe icyubahiro. Ariko mungeze kuri 5 n'ukuri. Erega Gasuku atubanye akasa mutwe hari habuze umuntu umukuramo. Gasuku atubanye akasa mutwe. Gasuku we. Gasuku. Arirukanze. Abo yabita. Imihandisa twibuka. Hakiyo ndirimbo urayikunda? Mume aka Baby Lion Prophet wanjye Nari umva nuko. Ariko biriya bintu kirakintu Gasuku ibi bintu rura rugori rwagiye Uganda no gukoresha bino byana nabyo bikigira ibigoryi. Ibintu ntabwo nabikunze. Ntabwo nabikunze dore ni shaka nkubwire noneho kankubwire. iyo mpamvu ntazongera no kwakira Benda yambaye kimara birambabaza. Yakoze iki? Biriya bintu ntabwo biri seriye pe, biriya bintu Umva DJ Brian ari kuvuga ngo mumuhe gift. Please. Bamuhe iki? Bamuhe gift. Umva gotwa. Yo. Hari ibintu ngejya mbona, urumva? Ibi byana bigenda bikigira ibigoryi ntabwo ngiye binkora na buriya. Umva se. Nibikore content bishaka amafaranga bitabanje kwandavura. Umva baje kubwire. Sibyo? Ngiye abantu bambabarire wenda mbivugira aha ngaha n'uwo bitari ngombwa. Sibyo? Ariko ntago nakunze imyitwarire y'umuntu bita Tycoon. Tycoon ni uwuhe? Ni umupeti nakuye muri Tanzania ndamuzana, yari umukomediye. Urumva? Azi Kigali atangira gukora ibiganiro ngo bya kwereka abantu amafoto bakavuga ku bandi. Hari ibindi byana bito nyine n'ibyana bitoya Godfather, urumva? Hari umuhanzi wambwiye yarambwiye ati ruriya kiriya kigoryi nagihuje na bamwe mu bantu ntazi ko ari igicucu ukomeza ibyo ushaka kuvuga. Ari abana b'imyaka nka 17 18 utwana duto cyane, urumva? Utwana nazo turashaka nyine kwikorera content kugira ngo rero tubonaho amafaranga n'ibiki byose tukanamenyekana. None cyatangiye campaign yo kubajyamo, urumva? Urumva umuntu ufite imyaka 32 kujya kuvuga n'umwana w'imyaka 17 ukamujomeka, umwana agize wenda ngo ni fame ugiye kumuha, urumva? Ariko uramujonyetse bro. Nyinshi gito kigenda cyo kikajya kubashaka ubwacyo. None bakagikoresha niba utwo tuntu tudu content twabo. Kigenda kijonyeka babana sha. Reka mubwire ikintu kimwe ari ibintu buriya nkubwire, urumva? Godfather umusarani. Ntabwo uri umusarani kwambara inkweto bite byawe ariko mani ndi kwambara inkweto mani ngiye bura muri mpindura mu modoka mfite wese nabwo ko kugira abanyamerika bo gahamba ibintu baba bagoreye umuntu. Uziko nari nzi ko ku mupaka ndi wamara iminota nka 20 nkaba bamaze nk'isaha n'igice. None basigaye barazanye imbwa ku mupaka ndadaswe. Imbwa zisaka. Bro, ntabwo uri muravuga gutyo ngiye umuntu yantumye Senoni murayizi? Senoni no bakira amazuru. Yego. Noneho ngeze mu ababirigi barambwira ngo no, ngo ibikapu byawe urongera uhure nabyo. Ngo biri wega ibikapu byawe biri special urongera uhure nabyo. Ngewe ngiye gusa wemere guhura n'ibikapu byanjye ngo ndagenda banzana ibikapu byanjye baramate kubifungura de A a Z ndabifungura bagera kuri ntuza nanjye iyo mbwa yari hari bagezeho kuri bwa Senoni nyine babigezeho bro wibonye ngo yuborera babigezeho ngo fungura ndafungura ngo ibi ngibi bikora iki ndababwira ngo nyine ikiza running nose ngo no kugira ngo tubyemere ngo yisige urwo si ikiza running nose none ndayise Senoni uziko Senoni ryana nyine noneho mitanzana amarira ako kanya bagira ngo ni drogue neza bro bahita bazana umuntu yamaze iminota nka 15 ataratugeraho azana igikapu cy'ibikoresho
nyine cy'ibikoresho byo kugira ngo bayipime mani, bashyiramo agashinge barapima niba ari ikiyobyabwenge niba ari ibiki byose baramwana, arababwira ati sha wapi kabisa. Ikora nyine nka ziriya boro zanyu zo muri Amerika za VIX n'ibiki byose babona kundekura. Rero ukuntu kiba kibivuga nibyo birenze Gasuku. Ukuntu wumva iyo story nibyo biba birenze. Garuka kuri kiriya kigoryi. Ikihe se cya Tycoon? Hanyuma address y'ahantu naringiye. Ya. Ubu ngubu isi irimo iririnda byatanje, barimo baranga ko abantu bakora amabara. Uraza kunyicira urugendo. Urumva? Kunyicira urugendo. Ubu mwamaye akabebi rayo nuko kuhagera mu biki. Ejo Godfather nagiye mu bantu urumva? Umubiri urandya ahangaha kutubiye urumva? Ngo ndavuga mu mabyi. Numva nshaka kwishima uri kumva? Yego ko Brian turi mu bantu kwishima, ariko nkomeza kumva nkagira ngo wenda ngo bateye isusa cyangwa se wenda akaba ari agatozi kanyinjiye kakajya kundwinga. Ebane byageze aho ngaho ndavuga ni kama mbaya mimi naingiza mkono. DJ hari ibintu biri kuvuga kwa DJ. Kwani Oya hari byari kuvuga kwa. bitagira gute mitamanura y'akaboko uburyo nishimyemo ikizungu cyari kindi iruhande kiravuga ngo iyo nishimyeyo ngo nanjye rwose ngo nkamarayo iminota nka 12 ngo numva nduhutse. Nahise kugisagisha ubu barahari. Isarahari. Ndahari bro. Nagiye. Brian ngonguki. Gift se ziracyaboneka. Zaburiye he ariko Gasuku haje none ari kuri iyi mibare. Gasuku se nimba afite uburyo akinafunda iguruka agenda ndabibwirwa n'iki. Kasunguye ngwino umbwira Urashaka kumbwira ko Gasuku afite Gasuku asigaye afite umupfumu. Nta mupfumu yarusha Brian. Brian se ntavuye muri Tanzania. Yakuniye kuri Alitari. Yapfuye se kuri kuresheri. Ndi kukubwira ngo yakuniye kuri Alitari. Muri kumwuba mwebwera? Arasengeye. Ntabwo gerimo ndamwumva rwose. Wapi? Jana hano mu moya. Gasunguri Samuel ngo wakuriye kuri Alitari. Yo. Hari umuntu bita ngo Frontline Car to Service. Ese Godfather uheruka Nadi. Nadi uhe? Mani uyikure bana ba telefone mu modoka shushu. Nadine nagidini yarangiye. Bambaye kutere cyangwa urayicometse telefone. Oya nayicomoye nubu nako muri kunyumva. Ongera ijwi. Aho dakumva. Reka ni Buriya! Oui! Wavuga? Ndi kuvuga. Thank you. Najye kuri WhatsApp agaruke harimo ikintu cy'ikiyaga utamenye. Kuri 1K. Najye kuri WhatsApp ave. Nena kwenye WhatsApp ugaruke. Je, ngwino manzo ngwino. None se Tycoon ngo mwapfuye iki Jesu? Ntabwo gerigeze mpfu ikintu nawe Tycoon zo napfikira kwe. Umuntu udakaraba nabo mpfikira. Napfuye narwo ukuntu rwashatse ngo rwashatse gusuzugura inzego z'umutekano numvishe nk'izinutswe. Yatangiye gukoresha amagambo. Yarajyangiye gukoresha amagambo nk'aya ntuza nk'aya Simba buranga. Vuga nube Brian. Uri kunyumva? Yandi koko. Barakuba. Harimo umuntu ufite umuyaga pe sinzi arinde.
Ni njyewe se? DJ uyu munyari impande yanje ni DJ sinzi ikibazo telefone yifite. kandi yacomoye na telefone. Namanuke yongera azamuke. Reka manuke nongere nzamuke. Birashize. Oya biragarutse Maya. Manuka yongera uzamuke. Odisi ndirimbira. Guys ndifuza ko mwanangiza weekend neza kandi ariko sabatangiza mwabikorera. ikiro kigera ziranga nizira ry'Imana no gutapinga screen babyanze bro, ndebera nizira ry'Imana ko twagera ku mwatapinga screen bro. Mwatapinga screen mwoka byara ngo none se pano yaryoha gute? None se twakora ikiganiro gute abantu badashobora no gutapinga screen? Abantu bimana bakimana n'intoki ziragacika gusa. Ubu gutapinga screen bingi umuntu azana atakambe muzapfa zibore. Muzapfa zibore ibingi byo mugomba kubimenya. Urumva gutapinga n'ubuntu no gufata intoki zawe ugatapinga ubundi sitwe tukayita ibintu bijyano biraryoshye. Ubu watapinga screen munyarwanda kazura. Wantapingiye screen. Gufata utugigo kagira ngo pa bigutwaye ikiko. Atinde baba batinde ku mutima. Mufite za mukushi. Zo zirahari. Ari ngiye kubroka kandi ngewe. Ugiye kugira ute? Ngiye kubroka umuntu. Uyu munsi nimvisemo gahunda yo kubrokana. Abundi se kasi kuko nawe abagana wamureka bakamubaga. Ibyo kumbaga savuze wishi. Ndabrotse. Avuze ko ikinyino ngo ubu ngubu umuntu wa vuga tuve buriya. Namukubrokeye je. Nabo nabivuga. Nabo nabisubiramo. DJ. Nabo nabisubiramo. No. Aho ngaho uvuze turakumva niba gwagiye turavuga cyangwa ngeze umuntu gusomborotsa gato yuratureka. akose abantu bakunda amatikusha aho hanga hari umuntu uja aravuga ngo habonye Brian ngo bamuzane na Muyango. Bijou Wamaze ni uko nawe uko bari kukubona muri iyo screen bakuzanire Bosco Empire uko wabyibagiwe. Ngobuze biki? Ariko Brian Ngobuze biki Brian? urifashe ufata ikibazo ufitanye na Muyango kigeranya nk'icya Bosco Empire na Gasuku koko. Nakiba umva mubwire ndakubwira uko ubuse ngewe ko nzamutse kuri pano nzamukanya na Muyango account yanjye yanditse hiya Muyango. Ndi kukubwira ngo nari nsomye ibyo banditse. Nanjye nsomye ibyo banditse. Mukande kuri DJ. Mureke dukora ikitwa gushaka amakoini banyarwanda. Ariko muravugira kuri. Ariko se wamuretse ko turi kumwumva. Namaze niba ndi kuvugira kure se ko nari kuvugira kuri pano yawe uri kubabara heshe ni. Akose kuzamukanye mu kushira. Wowe none iyo ngiye ufite ni penke cyangwa ni gisokozo. Muyango se ko mutazamunkuraho. Nawe none ariko si ubu Muyango uri kumuza ariko narumiwe. None se Muyango nge nzamutse mu Brian Muyango uri kumuzana no kujya bigende gute muhamagara umuzamure kuri pano aze uri kumbonamo Muyango. Nkumwe mu bantu baguhaye akazi Brian wagombye kwihenura. Nkumwe mu bantu baguhaye akazi ni wakagombye kwihenura. Okay, twagiye guys. Ndashaka kugira ngo tube dufite nk'amakoyini senkari 50. Banyarwanda kazi nibuzi kunkundura ahangaha kugira ngo yipanire ryohe. Ndagira ngo mbabwire ko Godfather yamaye nuza yo kubroka abantu barajya batukana muri comment. Desha nawe reka komeza kumamagara ngwino hano kuri uza kuri TikTok ureka komeza kumamagara. Umva ndi muri spirit y'amakoyini niba umuntu ukamushaka kuryohereza pano genda hara kuri account iri mu nguni ya Godfather ngo bari yukanda tugiye guhanganisha Irango komeze n'ibyo uri hano ushobora guhamagara umuntu wo kuri WhatsApp ntumukupe kwa ukuntu WhatsApp yamagana ntibikupe kuko uzi ko ufite iPhone 17 what happened to you barimo umuyaga cyane barayibye nzabona ibyo kwa kabiri cyera kubonye telefone mfite n'ubu nakubaza ari nayo iri kuboneka ibibazo byose ese Sonata kaenda Canada barayibye sha telefone yanjye mfite agatelefone gatoya ariko kwa kabiri ndi kwibaza nzaba mfite telefone niyo mpamvu rero ukumva hari wenda biri kuzamo ibibazo cyangwa bari
JJ yarayoboye Banyarwanda ndababwiza ukuri je yaramutse avuyemo hariya musharinge live bamiratire baze. Charlie, thank you. Bwarimwe mu buzima kari muri weekend mwagejeje hariya je yari nkajya muri big screen urayija ariko kuyijamo urayijamo munzanire cyane abanyamagambo kaswekeye agoje warasaze babashutse ko muzi kwishima mu kibuno muhereza y'akaboko bebe umuntu mufite nanjye niwo mfite narakubuje ariko se ko ndikumva hano hari ko ndikumva ahubwo ko ndikumva weekend mushaka kuyitangira fo yanzanyeho mukushi namukushi nakuzanaho ubusubuye nakuzanaho mukushi sabu dusangiye TikTok dusangiye mushari emo yango mubwire muti gasukara mwifasha Because simperuka gasuko na Brian mujya gukora nibiganiro bari kugukora ejo muri soko bari kugukora ku mapumbu mumeze neza mufitanye urugwiro kandi man aba tipe rero ibi byamamare baratubesha bakaza hano bagapriteringa nkaho bafitanye nkaho bakundana kubise ejo muri soko bari na Brian na gasuko bari muri abo batinganye bari abantu banje ko bajya babyuka mu gitondo ngabona banzamukanye ariko batinze nyoko ko uhora ubabaye wamungani wa Bosco Empire batinze nyoko ariko rero Brian ese no Brian wabaye umuvugizi wa Bosco ariko ugeze Brian ave mu majana habone Charlie, thank you. niko Brian ubu tesheri kumumagarira muko niko Brian sije ukunda kavuyo wabaye umuvugizi wa Bosco none umaze kuvuga kabiri namaze kuvuga nawe ufite abavugira none se nge nago nemeye kuvuga umuntu wese nshaka guys mundebe mu mwandeho Bosco muri kuvuga nomwe wavuze ko yahunze kubera DJ Brian mu gihe bakiri kuvuga Bosco umwe wavuze ko yahunze Brian umuntu avuga ko umuntu wavuze ko ari wowe yahunze wowe niwe ushinzwe kumenya ibigarasha n'ibitari ibigarasha aho da Godva sama goyi niko Godva ariko Nadi nakwakiriye wama nanjye agatima twongere pano oya nibisanzwe Brian afite ikintu bita umufana dorageze ku gihumba ariko kihagera amahamwe baza kubana muri big screen muri mu bihumbi 11 abandi bari mu bihumbi 6 turi kumbwira ngo igihumbi se mungeze basi igihumbi se ntabwo nako nkiri ku gihumbi ntabwo ndeba hasi muri code niko bone ubwo se urumva hari ikindi reka manza kuvana muri big screen reka tumusubiza muri big screen kugira ngo aze kuyivamo bikwiye yigume utavuga ko twayigwabanije icyo nuko Brian agiye kwitwara bari mu kanja nako kumwa mungeze kuri bitatu ariko uyu mutinganya afite ntuzamana afite ibi voice bibo yavugira mu mana ni nyoko butinganya mukuru ni nyoko niwe watwinjije mu gakino wa Mbesire arimo aravuga situmumve neza je niba muramwumva simbizi wanyumva ute se ko nyoko ahagarariye abatinganyi mu mujyi wa Kigali siko numva arimo kubagana bamwita umutinganye Brian sha ari umutinganye sukuruta wowe iyo wireba ubona umeze te ko mbona nawe warangaye reka cyo koza bakomeze bakundira kinyuma bari kukume umva ko wigize umunyamunwa emva nabonye ukunshobore jewe wowe nishaka nge nkurika indi nshoboye urasanga ko ukavuga ubusa ukabona abantu bose bakwihoreye ukajya ariko ubona urusha umunwa abantu indi nshoboye nawe uzi ukuri wafunze umunwa ngaho uzibeshye umva ibyo ntibizamura kuri Muyango ariko se Muyango yakugize ati Muyango yagutumye kuvugira hano ntago azi kwivugira ndi kukubwira urabizi ko bitamunkuraho ariko se birinda kumugukura muvira higi nibyo biba birakurya cyane
njyewe nta muntu nyene akureye igicutsi mumbabarire tuvuge ku bindi ariko abantu bataranga tubahaza tuzana abo bantu hano none se umuntu utaranga ari kumuza nibyo birimo biranga se umuntu utari kuri iyi pano Jay ndagusabye sinkeneye kuvuga ku izina ry'umuntu utaraha manzi kankwereke aho uzajya uhora nawe kankuburo umutinganye ngo ni Brian bisa kavuga ngo barimo aravugira bose Jay navugirwa n'abantu igihugu Jay ngusabye ko ikintu bita umuntu bita Muyango atongera kuvugwa muri iyi platform cyangwa mubwire mfunge Tesha shyiramo request ndabasabye kandi Brian kumwumva mwana basha nimudufashe dutapote ntabwo ndi kumwumva mwe muri kumwumva turi kumwumva uragapfa utanyumvishije barakagushyingura utanyumvishije ariko ntabwo ndi kumwumva mwana nari mbonye Tesha keza nzamurira Tesha ari kuvuga turi kumwumvira kuri ko turi kumwumva nzamurira Tesha umva tuganire nje Brian vugana n'abantu bawe abari he abarara mushebye muri big screen abara mwanzamuye tumaze kuba abantu 829 guys ndabasabye ngiye mumaze munzamure mugeze ku 15 barakuvana amahangaho abarara bakitaba ku 15 mbone menigana n'umutinganye Brian gake unzanire nawe nyokari kuko niwe batuze mbere yanjye mugire mu nkandeho ubone bagandiriza umutinganye Brian bazanye n'umutinganye Tesha ndagasi noneho hagiye gushya ariko urikijajwa wera kuno kiba kigwendeka abo batinganye babiri ndababashira ngo muri comment bari kumbwira ngo bage none se bari kuvugira kwa Brian Tesha yari kuvugira ndimo ariwe ko ntari kumubona ni network Tesha nta muntu uzagukira kuva Brian yarakurije indege sha cyombarusha ese yuko ko atari barumvikana akaba nacyomoka avuga ubusa iyaba utari kunyumva ntabwo ari kumutubije wacyohewe ntabwo nari nzamutse hano kugira ngo mbwire DJ Kasukari ko ngomeza kugusaza kandi twaribatirijwe pastor ataza kukumva uri gutukana ibyo bitutsi kandi ari byo Kasuka abashaka ngo umutukagure pastor atubone imboga mu menyo atazanamenyera inombwa atazanagira ngo avuga kurusha abantu wabivuze ko pastor atazamumenyera DJ Kasuku ubu Kasuku koko mwihorere mbabadira cyo koza reka muhereze nukuri mwihorere DJ urabona Kasuku uraza gushiduka warakaye cyane mwihorere pe mbabarira umureke twishakire gift hano n'ubundi ni Godfa bebe mwazanye ibindi bintu byiza twivugiraho ibya iki kinigana cyangwa cya Jay n'umuna cyo Tesha nuko nshaka kugira ngo Kasuko ave mu harahenje muri big ariko ibaze kuba turi abantu 900 nta wa mugani nkaba nahenze ku 11 sebera hano haremye Iran na Amerika sheri Rene ari hera DJ kangu sharingira umuntu aza guhe gift sharingira boss nanjye musharingire kamusharingire boss iri urakoze bebe ariko Brian uramutse ukandagiye muri Canada ntihongere kumbwira iryo jambo ngo baby oya nzabikubwira humura sinje turaje ariko mana umunsi uzakandagira byabyinira ku ruko kandagiye muri zo Tesha uranshaka kugushakira kanje ubizi se bebe kanje kugushakira kabikini uzambara ku mazi cyangwa nzagutwara mwana wagaze muri etage ariko uri kuri etage numiwe ariko noneho akubiro ni imvunja ntabwo Brian yoroka ari umusore n'umuntu wangeza mu gacumi gusa Gasuka ibyo uri kwivugisha ariko tubya Kasuku ubu yagucumuza wowe ubona bitaramuyobeye na Brian w'umusore wa mutaping ngo abahungu bari kumbwira ngo mbage ngo mbage
ngwino nyiganire Kasuku kwa kunda ajya avuga Ngabana bari kumubwira. Ngodu ngo muri comment bari ngwino nyiganire mbabarira reka uzamva umuntu uzi kumwigana ngo kunajya avuga Kasuku vuga Ngodu vuga man ngo reka abahungu banye ngo banshyire mu bihumbi 10 ubundi nkwereke oya vuga bya bindi yavuze ejo bundi yavuze mbi mana balance abana bane iyo batangiye kwigana Jay Ngodu ngo muri comment bari kumbwira ngo baga ngo mungeze ku gihumbi imbere Desha bagukanzeho. Karame Jay we Badushimire umuvandimwe bita Dinero. Badushimire Dinero. Yakwaye maniga. Vinero, thank you so much. Vinero ni ikindi kintu bro. Vinero, how are you? Vinero ninjye wimigisha abanjirijeho ankomereze. Ive rukundo ari kibazo nk'ibintu iri muranza butanakanzeho wallahi. Dinero. Umva Jay, umbwira Tycoon yakoze. Tycoon ikigo bari kwandika ngo Tycoon Tycoon se yabaye. arimo ariyenza kuri buriya bwana bw'ubukonti twita bushyashya muri buraza urikumva oya man none se afite content yiwe yo kubaza abantu ngo uvuga kuri yarayire wifungura ni kukumva oya basigaye agenda agafata nka bwana arakitwa nuza ngo Bogare nimba ari Bogare ebana ejo bundi bakoranye ikiganiro arakamwaza bijyanya byo kabisa none uko buriya bwana nyine bari ubwana bavuga ibyo barimo barakabwira eba ngo yarakamwaje nayigira impuhwe kabisa yarakamwaje gute nko kukasitira se nko kugaca intege nko kukaninura aho kugira ngo basupportinge bano bana baba content creator bari kuzamuka uri kuzajya welcome Lily la Miracle mama la Miracle nkubita gift za anniversaire zanjye zose zinerekeye Kamishi in the building wabonye Kamishi wajyanye thank you so much God bless you Jay we ko wananutse bebe what's going on mureke mbatere we Jay reka mutere story no mana imana kimwe ndayibutse ejo bundi nagiye ku kazi kwa gatandatu mbaza ngo ninde muntu nabonye akamamagara ngo nigende musuhuze Fripa uramwibuka Fripa ndamwibuka nagiye kubona mbona yaje ku kazi yicaye mu gikara ari kumukobwa thank you Didi thank you rero ubu ngubu njyarahita amabebi rayo na anniversary yaje arangije arambwira ngo uranyibuka nitaseka ndamubwira ngo devuka ngo wanyibagiwe nkubitwa n'inkuba nari yego bwoko bw'Imana rekada naramubonye yarumiwe niba akiri umuhanzi niba yabonye abandi thank you my love aracyari umuhanzi niba urimo urayakindagura none se Bria Really thank you je nashaka kubona abara bakura DJ Squeezer muri big screen thank you Didi ndashaka kubona abara mumfate bano barara bavane Jay muri screen muri big screen ibyo ntibikunda ndabareje mukamukirira mukadisha mwabana ibyo byo ntibikunda erega abafana guys musharinge live turebe kandi mutapinge screen live ibe active ibyo byose birahari mama la Miracle negereje akana k'intare ka anniversaire nka dutatu yari uwa kera uwo byibone ngo ngwiki ariko Jay abaciye muri humya akavuga ngo iki wa mana hagukinnye fundi guruka dore bossri yaje my sister bossri ari kwande things basize thank you so much thank you so much Laloze what the fuck what is this welcome my sister bossri
Mana. Uwo bamwita Boss Lee. Thank you Boss Lee. Asante Freddy. Asante Freddy. Sharing live. Boss Lee nge nanjye ndashaka kiriya kintu cyitwa My sister Boss Lee wanganzeho nanjye ndashaka ka baby live. King of King. gusa washaringiye neza uyu mukingi nanjye ndabona ari bumereze. Thank you so much, King, it's my birthday. Thank you, King. King of King. God bless you, King of King. God bless you. Juliet Mutamba. Nanjye ndi kwivamo ko mbabarira umamagarira neza winaza cy'agasuzuma banamwita Boss Lee. King, God bless you. God bless you. Thank you so much Boss Lee. Ese buriya utavuga I want Baby Ryan. King, I want Baby Ryan. Please. Mungure kuri iki gihumbi rwose. Mana none se ibintu biri kubera hano ibiki. Boss Lee nanjye ariko ndi hano uri kumbona. Bamwita Boss Lee. Boss Lee ntabwo yaguteza igisuzuguriro wawe urabizi. She got you. N'ikindi gihe ntuzajya wumva ngo gateka buriyani ibi bintu ntabwo bikunze. Reka nanjye abahungu banjye baze barwana ushakira. Umva bya bindi Jay ajya avuga ngo abahungu bamugeze mu gihumbi. Abahungu bashize sheri. Uretse gato nze nkwereka ibintu nikorera. King of Kings. You know abamagara neza winira. King of Kings urabizi ndahangaha rwose kandi nkwiye kumuhamagara. Mana we none baririra Miracle niwe ndi kumureba we. Baririra Miracle kubita Boss Lee. Mungu wangu. Agize umuntu wangaho nanjye ngiye Imana icyubahiro ko. Najye muri Big Ndi kuri bitatu. Ndabona uyu munsi utari bujya gucuranga uri bwirarire kuri TikTok uri gushinyika iki? Reba ukuntu Jay Squeeze ari mu idirishya arimo arakurumbura iyo myise.
mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero.
mu idirishya arimo araturumbura iyo myisoro.
mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. Mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. Mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero.
mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero. mu idirishya arimo araturumbura iyo myisero.
mu idirishya arimo arakurumbura iyo myisero.
narabisoye